yacu ishimwe kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira, umutwe nawuhaye ravuga ngo umukristo nyakuri nukora ibyo Imana ishaka. Umukristo nyakuri nukora ubushake bw'Imana, akagendera mu bushake bw'Imana, akavugira mu bushake bw'Imana, agakorera mu bushake bw'Imana, agasengera mu bushake bw'Imana, akambarira akisigira mu bushake bw'Imana, yemwe ndetse no kujya akarira mu bushake bw'Imana. Imirire yacu tukagira ikinyabupfura, imyambarire yacu ndigire abisitaza, ndigire abivugisha, ndigire n'abitokoza. Umukristo nyakuri nukora ubushake bw'Imana, nukora icyo Imana ishaka. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, reka turirimbe iyi ndirimbo y'108 ivuga ngo njye ndi umukristo. Uyisuzumiremo, nanjye urimo kuririmba nyisuzumiremo. Ese kuko ndi umukristo? Kuba mvuga yuko ndi umukristo bingiza kuba umukristo? Kuba mvuga yuko ndi umuririmbyi bingiza kuba umukristo? Kuba ngabura ijambo ry'Imana se byo bingiza kuba umukristo? Imirimo ntabwo ari itubwira abakristo, ahubwo ingeso zacu nizo zitubwira abakristo. Uko umutima wanjye uri niko kungira umukristo cyangwa se kukangira umupagani. Ingeso zawe, ingeso zanjye, ingeso za runaka nizo zimugira kuba umukristo cyangwa se zikamugira umupagani. Imana yo yacu itubwije neza, reka turirimbe iyi ndirimbo tuyitekerezaho, tuyisuzumiramo. Ngenda umukristo nzahora ndiwe, mu bintu byose ngeze kugufa. Ngenda umukristo mbora mbihamya, nawe igihugu cyose cyaseka. Ngenda umukristo wo mu mutima, kubw'ubusigaye ngunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda? Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda? Ngenda umukristo umva ubwo buntu, narakijijwe ngugwa mu byaha. Ngenda umukristo naho naterwa n'ibyago ngaba no ku rugamba. Ngenda umukristo ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nitubahanye nzahora nesha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nitubahanye nzahora nesha. Ngenda umukristo ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ngenda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Ndanzaribayo nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ndanzaribayo nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ngenda umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wawe.
ibyago byose ngumva nduhuwe n'umwami Yesu. Genda umukristo uko ndi kose, maze nindumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Amen, amen. Tugire kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Igice cyaho ni igice cya 7, umurongo wa 16 turugeze kuri 20. Umutwe w'aho magambo uravuga ngo irembo rifunganye. Dusome mu izina rya Yesu. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mukenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. 18. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Amen. Imana idufashe, Imana iturengere. Aha Yesu ari kuva abazanyura mu irembo rifunganye. Mbese ni abantu bameze ute? Ni abantu bateye ute? Ni abantu basabwa iki kugira ngo bazabashe kunyura muri iri rembo rifunganye? Umuhanuzi Yesaya yaravuze ngo uwo mugenzi ngo naho yaba ngo muswate, ngiyo nzira ntabwo azayiyoba, kuko iyo nzira kuyinyuramo ni umuntu ufite umutima utunganye, ni umuntu ufite umutima ukiranuka Imana, umuntu ufite umutima uboneye niwe uzanyura mu iri rembo rifunganye. Ariko umuntu ufite ibindi bintu, umuntu ufite ingeso mbi, ngo ntabwo azanyura muri iri rembo rifunganye. Aha rero Yesu aravuga ngo abazanyura mu irembo rifunganye ni abantu bazaba bubaha Imana, ni abantu bazaba bakora icyo Imana ishaka, ni abantu bazaba bagendera mu bushake bw'Imana, ni abantu bazaba badaca imanza zitabera, ni abantu bazaba bakunda bene wabo batabirengagiza, ni abantu bazabohora iby'agahato mu mitima yabo, ni abantu bazatanga imbabazi, ni abantu bazagira umwete wo kubana n'abantu bose mu mahoro kandi n'umwete wo kwezwa. Abo nibo bazanyura mu iri rembo rifunganye. Yesu yaravuze ati none ikizabaranga niko bazera imbuto nziza. 16 Yesu aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Aha Yesu ari kuvuga ngo mwirinde ngo abahanuzi b'ibinyoma ngo baza aho muri ngo basa n'indama ngo ariko imbere ari amasega ajyana. Imitima yabo nda byiza birimo, imitima yabo ndacyo bafite cyo gukirisha ubwoko bw'Imana. Abahanuzi b'inyuma bahanura kuko babyumvise, bahanura n'ibijyanye n'irari ryabo, bahanura n'uko babona isuku imeze, ariko nyamara mu mitima yabo nda jambo ry'ihumure bafite ryo guhumuriza ubwoko bw'Imana, ndabyo bafite byo kururutsa imitima y'ubwoko bw'Imana, ndacyo bafite cyo gufashisha abakene n'imfubyi ndetse n'abapfakazi. Ahubwo ngo muri bo ngo bazaba bameze nk'amasega ajyana. Rero bisaba ngo ikizabamenyesha yuko ari abantu banjye ngo niko bazera imbuto nziza. Imana itugire neza, Imana iturengere. Maze Yesu aravuga ngo nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Umupagani n'umukristo barazwi. Niba uri umukristo ariko ukora ibya gipagani, ntabwo uri umukristo, uri umupagani. Yego ku izina uri umukristo, ariko mu maso y'Imana uri umupagani. Ntabwo wavuga ngo igiti cy'ipera kirera umwembe kandi ari igiti cy'ipera, ntabwo bishoboka. Ntabwo igiti cy'ipapayi
cyakera inanasi, ntabwo bishoboka. Ntabwo insina y'inyamunyu yakera igitoki cya mazizi, ibyo ntibishoboka. Na Yesu nawe yaravuze ngo igiti cyiza cyose kizera imbuto nziza. Natwe umwami Yesu arimo kutubwira ngo umukristo ndabasha kwera imbuto mbi. Ntabwo bishoboka. Ni gute umukristo yasinda inzoga? Pawulo yavuze ko niyuzura umwuka wera. Ntabwo umukristo asambana, ntabwo umukristo atukana, ntabwo umukristo agira amoko. Mu mutima w'umukristo nta kintu kibi kibamo gihabanye n'ubushake bw'Imana. Niba wibwira yuko uri umukristo, kora icyo Imana igushakaho. Pawulo yavuze ngo iki? Ngo turi inzandiko zisomwa na bose kandi tugasomwa n'abantu benshi, abatuzi n'abatatuzi. Twari dukwiye kuva mu byaha rwose. Indirimbo twaririmbye y'108 ngo ngewe ndi umukristo, ngo nzahora ndiwe, ngo mu bintu byose ngo ngeze ku gupfa. Imana ishimwe. Isuzume mwene data, nanjye nisuzume, tutaba tugabana Uwiteka. Byavuze ngo ni umukristo mu bintu byose. Yari umukristo, uyu wahimbye iyi ndirimbo. Natwe turasaba kuba abakristo mu gihe cya none. Twere kuba abakristo ku izina, twere kuba abakristo mu ivugabutumwa, twere kuba abakristo bo kuririmba, twere kuba abakristo bo kwambara ibirebire, twere kuba abakristo bo kugira imisatsi ya naturel, twere kuba abakristo bo kutisiga ibi birungo byo kwigira mwiza. Oya, tuba abakristo no ku ndiba y'umutima, kandi aho niho Imana ishaka. Umunyarwanda yavuze ngo akaryoshe karasesekara kakagera no hanze. Rero ibikurimo bijyajya birakuganza no hanze bimenyekane. Avuga ati yo wa mukobwa wigira ngo ni umukristo, nawe yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Nta nubwo bazaba ko wakiguyemo, ahubwo bazava ngo ni umusambanyi. Wa mupasiteri tuzi wasengeraga abantu bagakira, yafashe umwana w'abandi ku ngufu. Wa mudiyakoni tuzi wo mwizerwa, wo kugira icyizere, w'abantu bose batangagaho urugero, amaturo yayibye. Imana itugire neza, tuba abakristo. Ngo ngewe ndi umukristo, ngo nzahora ndiwe mu bintu byose, ngo ngeze ku gupfa. Uyu mukobwa w'Isuwede dukunze kumva inkuru bavuga yuko ari umukobwa baforosheje, bashizeho agahato ngo abe ngo umugore w'umwami. Aravuga ati no, kuko yari afite umwami w'abami. Hava ati ndibishoboka, bati ngende umukristo, ntabwo ushobora gukora amahano, sinshobora kuba umugore w'undi mugabo, ibyo ntabwo bishoboka. Ngewe ndi umukristo, kandi ubukristo bwanjye nzahora ndiwe, mu bintu byose nzahora ndiwe, ngeze ku gupfa. Mwene data, uri umukristo? Mu byo uvuga uri umukristo? Haba ngo ngende umukristo, ngo mbura mbihamye. Ese umutima wawe uraguhameza kuri umukristo? Imana idufashe. Umubyeyi wanjye niwe ukunda kuvuga ngo umutima w'umuntu ndujya ruswa, kandi koko ntabwo ujya ruswa. Umutima wawe niwo ukumenyesha yuko uri umuntu mwiza, kandi nta niwo ukumenyesha yuko uri umuntu mubi. Umutima w'umuntu ntabwo ujya ruswa, ni umukobwa w'umutima bitewe n'ibyo mureba. Ariko umutima wanjye ushobora kumbwira ati nubwo waba ngo uri mwiza, ariko akanwa kawe karacyavuga, karacyavugiriza. Akanwa kawe karacyari mu magambo adahesheje icyubahiro Imana. Umutima wanjye ntabwo ushobora kujya ruswa. Nawe rero reba aho uri, reba aho uhagaze. Ese uraguhamiriza kuri umukristo? Uyu mukobwa arangije avuga ngo naho igihugu cyose cyanseka, uyu mukobwa niko yavuze, we azahora ari umukristo wo mu mutima, kuko ubu asigaye akunda Kristo. Ng'icyatumye apfa yazize, nanjye Kristo yasize njyewe. None ni ukubera iki ndamukunda? Ni ukubera iki ndamwuba? Kubera iki ndari gushaka gukora icyanezeza Data wa twese? Kubera iki ndari gushaka kugenda nguko Imana ishaka? Imana itugire neza. Igitero cya gatatu ndasimbutse, ngo ngewe ndi umukristo, ndi umwimukira. Imana ishimwe.
umukristo yarakwiriye kuba mu buzima yumva yuko ari umwimukira, akumva yuko hano ku isi atari iwabo, akumva yuko mu byo yakora byose ni umwimukira. Imana itugire neza. Ngiye kuba hari urugero, muzarebe abana bato bakunze kurara mu gasozi. Ese wowe wagira ubuntu bwo kubacumbikira, cyangwa se nawe waba warigeze kurara mu gasozi? Iyo utari iwanyu urigengesera. Niba unari na wa mwana winyara ku gitanda, numva yuko n'iryo joro pe warara uri maso ukanuye kugira ngo uburiri bw'abandi utabutose, utahasiga inenge. N'abantu bakuze nabo bagendana ikinyabupfura. Mu rugo rutari urwabo ntabwo watanga amategeko, kuko si urugo rwe, ntabwo ajya kuyobora urugo rw'abandi. Natwe rero hano mu isi turi abashitsi n'abimukira. Yesu aratubwiye ngo kwinjira mu irembo rifunganye hari ibyo dusaba kwiyambura, hari ibyo dusaba kureka. Yesu yaravuze ngo twikorere umusaraba, ngo twiyange, kuko uru rugendo rujya mu ijuru ni ukwiyanga. Haranire kwinjira mu irembo rifunganye twambaye umwambaro wera, kandi mbibutsa yuko nta yindi nzira tuzabona itujyana mu ijuru keretse inzira imwe gusa ya Yesu, ni inzira y'umusaraba. Kandi umusaraba uragoye, kandi umusaraba uravunanye, ariko dukwiriye kuwikorera kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Umwami Imana nadufashe, umwami Imana natugire neza. Maze uyu muririmbyi araririmba ati ngenda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ageze ku gupfa. Arangije avuga ngo ni umwimukira hano ku isi, ntabwo hari iwabo. Hari igihugu yateganyirizwaga kujyamo, aravuga ati ntabwo ngomba kuba umugore wa gatatu ku mwami, ndibishoboka ampurisi noneho w'umupagani. Umukobwa ararahira, aravuga ati no, afite umukunzi, kandi uwo mukunzi ni Yesu. Ajya amuvugira ku Mana, nubwo bamutwika, nubwo bamunogoramo amaso, aravuga ati we arakomeje mu rugendo rwe. Ibyino mu isi abihinduye byose zeru, abihinduye ubusa. Hari umutagatifu bita Lucia, mu cyongereza ni Saint Lucia, nawe yagambiriye mu mutima we kudasezerana n'umupagani. Bageraho naho bashaka kumutwika, umuriro wanga kwaka. Bageraho naho bashaka kumukurubana, ngo abagadi bari baraho ngo baramunanirwa, batumira ikipe ngari, niho bamushoboye. Ariko kumushobora si kubw'imbaraga zabo, ni Imana itashatse kubakoza isoni. None kugira ngo bamushobore, ngo bamunogoramo amaso, ariko bari bananiwe. Bene data, uru rugendo rujya mu ijuru ntabwo rworoshye, rurakomeye. Ariko muri byavuze ngo nganyura mu misozi, anyura mu mataba, aho hose niko harusha umutima, ariko ngajya asaba Uwiteka kugira ngo amufashe. Haleluya! Ngo kandi Uwiteka ngo nawe ndatinda kumwumva. Uwiteka ntabwo atinda kuza, ntabwo Uwiteka atinda gutabara be. Birashoboka yuko uri mu bigeragezo ukavuga ati Jean ariko ibyari kuva ndagabizi. Oya, ikigeragezo ndakizi, kirababaza, ukarira ndamundo ugukubise, ukarira utwaye imodoka, ukarira uri kurya inyama n'umuceri, ukarira mu buzima bufatika ndacyo buze. Ikigeragezo uko cyaba kiri kose kibasha gukubita umugabo ufite ibiro 200 hasi. Ariko nubwo ikigeragezo gikomeye, reka twiringire Imana, reka tuyizere, kandi izadufasha, kandi izatugirira neza. Imana y'amahoro ibambika imbaraga. Ariko nawe murasa kumenya yuko hano ku isi atari iwanyu, kugira ngo bidutere umwete n'ishyaka byo kwinjira muri rya rembo rifunganye. Ariko nidukunda isi, umusaraba wa Kristo uzatunanira. Uyu mukobwa iyo akunda isi, yaravuga ati yewe Imana irandabaye, nanjye ngiye kuba umugore w'umwana, nishake mbi wa 7. Ariko aravuga ati jamais
Kristo ntabwo yamusimbuza undi muntu. Yabonye umukunzi umurutira abakunzi b'isi, ufite ubutunzi bwose bwo mu isi ndetse no mu ijuru, kuko ibiri mu isi byose ni iby'Uwiteka. Imana ibambike imbaraga kandi nanjye zinyambike, kuko turakeneye kwinjira muri irembo rifunganye, kandi tukinjira muri irembo n'imitima itunganye, dukijijwe, dufite imbaraga zigwiriye rwose. Umwami Yesu adukomeze. Maze uyu mukobwa aramaramaza mu rugendo rwe, ahishurirwa yuko ari umwimukira, akomeza urugendo rwo gukizwa, akomeza urugendo rwo kubaha Imana, akomeza urugendo rwo kweza, akomeza urugendo muri ya nzira ifunganye igoye, muri ya nzira ifunganye harimo gusekwa, harimo kuburara, harimo kwambara ubusa, harimo gukubitwa, harimo gusuzugurwa na rubanda, ababyeyi bakamwitana ikijuju, yanze kubana n'umwami twari tuboneyeho natwe dutabagwe, ariko umukobwa aratunaniye, habaye ikigogi, ariko akomeza kugira ute? Kubaha Imana. Ngati ni umwimukira, arakomeje mu rugendo rwe rwo gukizwa. Yesu yavuze ngo iki? Ngo nimwinjire mu irembo rifunganye, kandi abanyura mu iri rembo rifunganye ngo ni bake cyane, ariko abanyura mu irembo rigari ngo ni benshi cyane. Ariko iryo rembo rigari ngo ni inzira yo kurimbuka. Bene data, kubw'imbabazi z'Imana twongere duhindukire. Numenya yuko uri umwimukira ntabwo uzagira ishari, numenya yuko uri umwimukira ntabwo uzagira ubusambo, uzafasha abakene buze, uzafasha ababene wanyuze, ntabwo uzabirengagiza. Ariko impamvu ugira ubugugu, impamvu ugira ishari, impamvu ugira umutima wuzuye inzangano, niko uzi ko hano mu isi ari iwanyu, nyamara aha mu isi si iwanyu. Turi abagenzi. Umukobwa arangije avuga ngo ndakomeje mu rugendo rwanjye, ibyino mu isi ndabihinyuye, ngo sigaye nifuza ibyo mu ijuru, ngo njye ndi umukristo, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana. Yamenye yuko ari umwimukira, kandi ngo urugendo rwe rwo gukizwa ararukomeje. Nubwo bari kumuforosa ngo asange uriya mwami, urugendo rwe rwo gukiza ararukomeje. Ntabwo ashaka kuba umugore w'undi mugabo, yaravuze ati ngiye ndi umukristo, urugendo rwanjye ndarukomeje. Ibyino mu isi yahise abihinyura, yahise abitesha agaciro, kuko icya mbere iyi si siwe. Yahise amenya yuko iby'isi byose ari ubusa, birashirana no kwifuza, ngo numuramo utumurwa ku gasozi. Yanze gutumurwa n'iby'isi, yanze guheranwa n'iby'isi, yanze kuba mu by'isi, aho yavuze ati reka nshake icyo Imana ishaka, reka ngende uko Imana ishaka, reka mbe wa mukristo Imana ishaka. Mu bihe byose no mu byago byose abe umukristo, no mu nzira ye abe umukristo, ajyamye abe umukristo. Uwiteka namusura mu ijoro amubure mu mugambi mubi. Imana ishimye. aravuga ati ngenda umukristo, gakondo yacu iri mu ijuru. Aravuga ati iwacu ni mu ijuru, si hano ku isi. Nyamara abera tuzataha, nyamara abera tuzataha, nyamara abera tuzataha, tuzataha tujya iwacu. Korari Mboye yo yararirimbye avuga ngo uzirirwa mu isi ariko nduzayiraramo, cyangwa se uyiraremo ariko nduyirigwemo, uyibyukiremo nduyiraremo, uyibyukiremo nduyirigwemo. Imana itugire neza. Ndabashishikariza kumenya abo muri bo, kuko numenya uwo uriwo uzamenya icyo Imana ishaka. Numenya uwo uriwo uzagenda wigengesereye. Imana y'amahoro itugirire neza.
ku gitero cya kane aravuga ngo ngende umukristo. Icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Ngende umukristo uko ndi kose, ngo maze nindumirwa ngiye gupfa. Haleluya. We ni umukristo mu bintu byose, kandi icyo kintu nicyo kimuhumuriza. Nubwo bamukubita, nubwo bamwica, bamuziza yuko atemeye kuba umugore w'umwami, aremera kuba umukristo. Icyo kintu kizamuhumuriza. Imana itugire neza. Gushaka ni byiza, kuba umugore ni byiza, kuba umupapa ni byiza, ariko reka tumanze dushaka ubwami bw'Imana. Ibisigaye byose tuzabyongererwa. Imana ishimwe. Ibisigaye tuzabyongererwa. Amafaranga yarakenewe, ni byinshi bikenewe, ariko twere gushira ifeza imbere, twere gushira izahabu imbere. Tubanze dushake icyo Imana ishaka. Imana avuga muri Yesaya ngo nimuze ahondi, nimuze ahondi ngo mwumve, ngo mubone kubaho. Imana itugire neza, Imana iturengere, twegere Imana, dusanga Imana, tujye inama n'Uwiteka, atwigisha uko twabaho ubuzima bwacu, atwigisha uko twabaho, atwigishe kubara iminsi yacu. Salomo mwene Dawidi yaranditse mu gitabo cy'Umubwiriza 12 aravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu busore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo. Imana itugirire neza. Twari dukwiye kumenya abo turi bo, twari dukwiye kumenya abo turi bo, kandi tukamenya n'icyo Imana ishaka, akaba ari cyo dukora. Niba dushaka kuzabona Imana Data, dukora icyo Imana ishaka. Umukristo nyakuri nukora icyo Imana ishaka, kandi akaba umukristo igihe cyose, mu bintu byose. Niba mu gihugu urimo bavuga ati mutange imisoro, yitange. Na Yesu yarawutanze, abanga iby'Imana mu biharire Imana, n'ibya Kayizari mu biharire Kayizari. Kandi Yesu aravuga ati twumvire abakoresha bacu, abafite abakozi mu rugo, namwe ngo ndimubashireho iby'agahato. Imana itugire neza. Umukristo nyakuri nukora icyo Imana ishaka. Uwiteka agufashe muri uyu mwaka watangiye, ukora icyo Imana ishaka. Twamenye icyo Imana ishaka. Wenda ushobora kuvuga se ko utabonye ibyanditswe. Usome Mariko ibice 3:31 ugeze kuri 35, usanga Yesu avugaho bene wabo abari bo. Bene wabo si nyina Mariya, kuko ngo nyina Mariya yaje ngo na bene se babaziriza Yesu bashaka kumuvugisha. Ngo batuma ngo umuntu ajya kubwira Yesu ko bene wabo ari kumushaka. Yesu yari ari ahantu ari kuvuga ijambo ry'Imana, abwira umuntu ati bene mama ni bandi, bene data ni bandi. Ngo arabareba bose, aravuga ati dore mama na bene mama ni umuntu wese ukora iby'Imana ishaka. Niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Imana ishimwe. Umukristo nyakuri rero nukora icyo Imana ishaka. Umukristo nyakuri nukora ubushake bw'Imana. Umukristo nyakuri ni umukristo ukizwa mu gihe cyose, atari ukizwa mu kwezi kwa mbere, kwa kabiri araguye, no kwa gatatu arahagurutse. Uwo ni umupagani dwimbi, umupagani wo mu rusengero. Umukristo nukizwa igihe cyose, kandi agakizwa mu bintu byose. Yesu yavuze ngo igiti cyose cyiza cyera imbuto nziza, igiti kibi nacyo cyera imbuto mbi. Kandi abantu bivuga ngo ni abakristo, tujya turabarebera ku mbuto zabo bera. Imana itugire neza. Ijambo rero ry'uno munsi ryavuga ngo umukristo nyakuri nukora icyo Imana ishaka. Ca bugufi aho uri, dusenga Imana. Mana Data,
Mana ishobora byose, Mana yuzuye imbabazi nyinshi, turakwinze tubabarire aho tutakoze icyo ushaka, tubabarire aho tutagende mu bushake bwawe, tubabarire aho twaguteye umugongo, tubabarire aho twaniniye ijwi ryawe, tubabarire aho tutakijijwe mu bihe byose no mu bintu byose, tubabarire ishari mu mitima yacu, tubabarire indonganya mu mitima yacu, tubabarire inzangano mu izina rya Yesu, tubabarire kutabohora ingoyi z'urugomo, tubabarire mu izina rya Yesu Kristo. Twejeje amaraso ya Kristo, ngweretse uyu mwene data, hari aho yakiraniwe, hari aho atagenze nguko ubishaka, hari aho atabaye umukristo, hari aho yitiriye izina ryawe kandi atari umukristo. Ndakwinginze mweze, ndakwinginze mutunganye, ndakwinginze muvugutire, ndakwinginze mucure, ingamba zimurimo zimuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Twuhagize amaraso yawe Mana, ijambo ryawe twumvishije, reka urikomereshe amaraso ya Kristo. Ijambo ryawe twereke ryirengagiza, twereke uritera umugongo, ahubwo reka rino jambo riduhindure, reka uduhindure tuba abantu bashya muri uyu mwaka mushya, uko uriya mwaka wa 2023 utazagaruka. Reka Mwami natwe wa muntu wa kera ahera ikuzimu mu izina rya Yesu, wa muntu wa kera Mwami abure mu izina rya Yesu, apfe mu izina rya Yesu, wa muntu wa kamera apfe, wa muntu w'irari apfe, wa muntu wo gusambanya apfe, wa muntu w'umusinzi apfe mu izina rya Yesu Kristo. Turememo abantu bashya, kamere ishire muri twe mu izina rya Yesu Kristo. Reka twakire imbabazi zawe, ubuntu bwawe n'imbabazi byawe bitubeho mu izina rya Yesu Kristo. Niko dusene twizeye none iteka ryose. Amen, amen. Imana amahoro ibaha umugisha. Naho ubutaha kwa kane, Abongereza naho kwa mbere. Imana amahoro ibaha umugisha. Shalom, shalom.